Nshuti mukomeje kudukurikira, tugiye kuza kubagezaho ibirebana na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo Jenoside itangira n'ubwicanyi, itangira n'ibitekerezo n'amagambo bitandukanye abantu, byambura abantu kuba abantu. Ayo magambo n'ibyo bitekerezo bikabagira abanzi babo, akarema amacakubiri. Amacakubiri ntabwo yizana, ntabavuka banga abandi, araremwa, agatozwa, bakayashyigikira, bakayashimangira, bakugeza abantu babashima kubanga abandi. Jenoside ntabwo yapfuye kubaho gutya, ku buryo umuntu atamenya aho ikomotse. Ifite inkomoko yayo. Iyo nkomoko yayo niyo tugiye kubagezaho. Iyo nkomoko yayo kubimenya bikaba bikomoka mu bushakashatsi twakoze. Ubwo bushakashatsi bugamije kwigisha, gutanga amakuru ahagije, kuyasesengura kugira ngo abantu barusheho kuyumva kurushaho. Ubwo bushakashatsi bukaba bugamije kwerekana ko ikomoka ku buriganya bwa politiki mu kureba amacakubiri mu Banyarwanda. Iyi video irabagezaho ubushakashatsi twakoze ku nkomoko ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Igamije gutuma abantu bumva Jenoside yakorewe Abatutsi kurushaho. Ikaba igamije kwerekana ko inkomoko ari mu buriganya bwa politiki mu kureba amacakubiri mu Banyarwanda. Igamije kandi no kwamagana ubwo buriganya n'amagambo agamije kwangisha abantu abandi. Jenoside ntabwo itangira n'ubwicanyi, itangira n'ibitekerezo n'amagambo bitandukanye abantu, byambura abantu kuba abantu. Ayo magambo n'ibyo bitekerezo bikabagira abanzi babo, akarema amacakubiri. Amacakubiri ntabwo yizana, ntabavuka banga abandi, araremwa, agatozwa, bakayabungabunga, bakayashyigikira, bakayashimangira, bakugeza abantu babashima kubanga abandi. Iyi video igamije kumvikanisha inkomoko ya Jenoside, nta kindi igamije, no kwamagana ibibi byayo, bityo abayumva neza bakaba nabo twafatanya kwirwanya, tukarwanya ingengabitekerezo yayo aho yava ikagera. Dore ingingo z'ingenzi zigize ikiganiro. Bwa mbere na mbere turasobanura ijambo rya Jenoside. Ubundi twerekane ko inkomoko ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari mu bukoloni. Hanyuma turagaragaza by'umwihariko uruhare rw'ubutegetsi bw'Ububiligi muri Rwanda Burundi. Nyuma turavuga ku ruhare rw'impinduka zo mu myaka y'1950. Tuzakurikizaho umurage w'ingoma Mbiligi mu Rwanda rwigenga. Hanyuma tuzaganira no ku ngengabitekerezo yayoboye Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzasozereza ku nkomoko ya FDLR n'umugambi wayo. Ndangurura bigwi niyarutuhi, garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo, nje kuvuga imyato gishima gicyuye. N'akamanangahe yewe ga yaragiye, no kwa Musinga wehe Rwizakorenda wehe, gahora n'Imana mbega Musinga Rwizakorenda nkitiyanzahe.
nshuti yambyaye ngo abyiyahetse gahorana imana mwami. dutangire gusobanura ijambo rya jenoside. Ni ijambo ryacuzwe ryahanzwe n'umunyamategeko w'umunyapolonye witwaga Raphael Lemkin mu bushakashatsi yakoze ku iyicwa ry'abayahudi n'abanazi ba Hitler. Yarivuze bwa mbere mu mwaka w'1943 cyitwa Axis Rule in Occupied Europe, Laws of Occupation, Analysis of Government Proposal of Redress, cyasohotse Washington DC mu mwaka w'1944. Mu gice cyayo cya 9 niho hasobanura jenoside. Igizwe n'ibice bibiri, kimwe gikomoka ku kigereki genos, ikindi kigakomoka ku kilatini caedere, bivuga kwica. Hanyuma caedere hari amagambo arishamikiyeho, iyo ari ukwicana kwabaye ariyo cecidi. Genos bibyara geno yo muri jenoside cyangwa genocide, naho cecidi uduce tw'ijambo duheruka ari two cidi bitanga side mu cyongereza. Ibice byombi abihuje bibyara ijambo rya jenoside, ijambo rya genocide, kuko ryatangiye riri mu cyongereza. Riracyari rishya, ntabwo riramara imyaka 100. So honyine icyo gice gikoreshwa. Hari za insecticide, homicide, fratricide n'ayandi aherwa na side. Mu mwaka w'1948 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje UN Convention ku itariki ya 9 nyine z'ukwa 12 1948. Ingingo ya 2 yaryo yemeza ko jenoside bivuga igikorwa cyose gikozwe mu mugambi wo kwica ukamaraho bose cyangwa bamwe mu basangiye ubwenegihugu, ubwoko cyangwa idini. Habamo cya mbere umugambi wo kwica abantu bazizwa ubwenegihugu, ubwoko cyangwa idini. Cya kabiri, kubatera ubumuga bw'ingingo z'umubiri cyangwa ubumuga bwo mu mutwe. Cya gatatu, kubahatira kubaho mu mibereho igomba gutuma bashira bose cyangwa igice kimwe cyabo. Ikindi cya kane, kubafatira ibyemezo bigamije kubabuza kubyara. Kubafatira ibyemezo bigamije kubabuza kubyara. Igiheruka no guhatira abantu gutandukana n'imiryango bavutsemo bakajyanwa kuba mu yindi miryango. Iyo convention yemeje ibifatwa nk'ibyaha bigomba guhanwa. Cya mbere ni jenoside nyirizina. Cya kabiri ni ukugambanira gukora jenoside, gukangurira mu ruhame abantu gukora jenoside, kugerageza gukora jenoside n'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside. Ku byerekeye gukumira no guhana icyo cyaha, ni ngombwa ko abantu bamenya ko icyaha kigaragazwa mu mugambi wo kugikora cyangwa se kugishyira mu bikorwa, kandi ko bagomba kurimburwa babazira kamere yabo uko bavutse. Ntabwo bazizwa icyo bakoze, bazizwa uko bavutse bameze. Nta ruhare na rumwe baba bifite mu kugena uko isura yabo izaba. Nta muntu n'umwe ugena uko azasa. Nta muntu n'umwe ugena uko azaba asa. Ntabwo kubica biba bishingiye ku bitandukanya amoko, kubera ko nta biba bihari, ahubwo biba bishingiye ku mahame y'ibihimbano by'ibinyoma biboneka mu ngengabitekerezo ziremwa n'abanyapolitiki na bamwe mu bitwa ko ari abanyabwenge.
Iyo ngengabitekerezo iba iri mu mugambi wo kuvangura abantu, kubica bakabamaraho bitwaje ko ari mu bwoko butameze nk'ubwabo. Ibyo byonyine. Ijambo ry'ingengabitekerezo rikimara kwemezwa n'inzego za leta y'u Rwanda, hari abantu bamwe baryamaganye barimo na Human Rights Watch. Nyamara ijambo ryagaragajwe bwa mbere mu Cyongereza na Alison Deforge, wari muri Human Rights Watch, muri article yitwa The Ideology of Genocide, yasohotse muri issue A Journal of Opinion, volume ya 23, nomero ya 2, Rwanda 1995. Iyo jambo rishyirwa ahagaragara na Cambridge University Press. Igice tugiye gukurikizaho ni uburyo ubukoloni ari inkomoko ya jenoside yakorewe Abatutsi. Abakoloni bakigera mu Rwanda bahimbye ibiranga Abanyarwanda, bemeza ko bagizwe na race eshatu: Abatutsi, Abahutu n'Abatwa, maze bisobanura mu nzira y'ingengabitekerezo ya race yari igezweho mu Burayi bw'Uburengerazuba, itari ishingiye ku bushakashatsi bwa gihanga. Bafata ayo magambo yari asanzwe mu Kinyarwanda maze bayinjiza mu mahame asanganywe bavanye iwabo, kandi nayo atari ukuri. Bivuze ko bishe ayo magambo mu byiciro bibiri. Abakora ubushakashatsi cyangwa bigize kubukora bazi agaciro ka concept na theory. Iyo bidahujwe neza, ubushakashatsi burapfa. Naho byapfiriye rero. Byonyine guhindura ijambo race mu Kinyarwanda ukaryita ubwoko ntabwo byari byo, kuko igisobanuro cya race kidahura n'icy'ubwoko mu Kinyarwanda. Impamvu babikoze batyo ni uko ingengabitekerezo y'ubukoloni yavugaga ko nta bwenge abirabura bafite bwo gusobanura abari bo, ko ibivugwa n'Abanyaburayi ari byo biri byo, kuko ari bo batekereza bonyine. Iryo hame ritari ukuri ryari ryarahuriweho mu kinyejana cya 15 n'Abanyaburayi bo mu bihugu bya Portugal, Espagne, Spain, Ubuholandi, haza kwiyongeraho nyuma Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kuza nyuma cyane. Guhera icyo gihe bafashe icyemezo ko isi igomba kubaho mu cyerekezo gitanzwe n'ibyo bihugu. Bumvikana ko bagomba gukwiza hose ko umwirabura adatekereza, kuko badatekereza bivuga ko atari umuntu. Byari gushaka impamvu bazabagira abacakara, ntihagire ubagirira impuhwe. Ni nacyo ibyo bihugu byitwaje ngo bikolonize Afurika. Mu yandi magambo, Abanyarwanda kimwe n'abirabura bose ntibafite ubushobozi bwo gusobanura ibibaranga. Ni twebwe abakoloni twenyine dufite ubushobozi bwo kumenya abo ari bo. Bo ntibazi abari bo, nta bushobozi bafite bwo kwimenya. Dukurikizeho noneho uruhare rw'ingoma Mbiligi. Ibyo ngibyo tubabwiye tubikesha inyandiko z'abashakashatsi bamwe na bamwe, harimo Sabelo Ndlovu, Genealogies of Coloniality and Implication for Africa's Development, cyangwa ubushakashatsi bwa Mamdani, Define and Rule Native as a Political Identity. Dukomeze ku ruhare rw'ingoma Mbiligi. Igihe yagombaga gutangaza amabwiriza y'uko azakoloniza u Rwanda n'u Burundi mu mwaka w'1920, Minisitiri wa Koloni Louis Frank yanditse inyandiko yitwa Memorandum ko mu Rwanda no mu Burundi bateye imbere mu mico n'imiyoborere, ko icyo Ababiligi bagomba kuzakora ari uguhindura ibyo basanze muri ibyo bihugu byombi.
baganisha ku nyungu z'ubukoloni, maze ategeka ko ababiligi bagomba gufashwa n'abatutsi bonyine kuko ariyo rasi ifite ubushobozi kurusha izindi. Mu bushyinguro bw'inyandiko z'ubukoloni i Buruseli, iyo baruwa yitwa Memorandum Frank, Ministre des Colonies, du 17, ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 1920, akaba yarandikiye Kehatville, Mbandaka y'ubu yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko iyo memorandum yandikiwe muri Kongo. Ikaba yigenewe minisitiri wari umusigariyeho i Buruseli, komiseri wa Yara, General Marfet, wari uhagarariye umwami w'Ababiligi mu bihugu bari bamaze kwigarurira. Akaba afite icyicaro i Kigoma muri Tanganyika. N'abarezida bombi b'u Rwanda i Kigali n'uw'i Burundi. Icyo gihe perezida w'u Rwanda yitwaga Mortin. Akaba ari nayo mpamvu ari we ahari wabishyize mu bikorwa guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatandatu. Dukunze kubyitirira Mortin. Birumvikana ko ari we wabikoze, ariko ntabwo ari kubikora atabwirijwe. Yabwirijwe na minisitiri wa koloni. Ntabwo perezida yari afite ububasha bwo guhindura politiki y'igihugu bamuhayemo akazi. Byagomba kuva mu buyobozi bwo hejuru. Ni Mortin wahagaragaye, ariko utaragaragaye ni Ministre des Colonies, Louis Frank. Kimwe mu ngaruka zabyo ni uko imitegekere mishya bashyize mu butware aho babona gusa ko ari abatutsi. Ijambo umutware barivanaho, risimburwa na shefu na sushefu. Aho bitashobotse ni uko batabimenye. Mbere yo kubikora batangije akagambane ko kurwanya Abahutu n'Abatwa bafite aho bahuriye n'ubutware, babashinja ko babuze umwami Musinga kwibuka Ababiligi. Ngo ari abasushefu b'Abahutu bahora kwa Musinga, ngo ari bo ba mbere tugomba kurwanya. Ibyo ngibyo bikaba biri muri raporo ya Residence du Rwanda muri teritwari y'Akanyaru, raporo annuelle ya 1924. Urugero rundi nshaka gutanga ni urebana na sushefu Mahuku i Gatsibo mu mwaka w'igihumbi 1929. Muri raporo generale ya Gatsibo bagira bati: Mahuku si sushefu mubi, ariko kuba ari umuhutu agomba gucungwa cyane, kugira ngo nagira agakosa akora ako kaba kangana kose tuzamura ibati ibirenge, marcher sur les pieds, ko banditse mu Gifaransa. Ni nako bizagendera Abahutu bose bari mu butware. Uwabaye shefu w'Umutara igihe kirekire by'Umugabe yemeje ko Mahuku bamwirukanye, ariko iby'iyo raporo ntabyo yari azi kuko bitamurebaga. Mahuku yari sushefu w'imisozi ya Rushahi, Nyamirembe na Gahabo muri shefuri y'Umutara muri teritwari ya Gabiro. Uwo mugambi wa Ministre des Colonies akaba yarawuhuriyeho na Musenyeri Classe, wari ufite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa gikoloni. Ni ngombwa kumenya ko guhera mu mwaka w'igihumbi 1923 Ababiligi bari barambuye umwami Musinga uburenganzira bwo gushyiraho abatware. Bivuze ko abasushefu n'abashefu bashyizweho hagati y'umwaka w'igihumbi 1926 n'igihumbi 1943 babaga barashyizweho n'Ababiligi bonyine. N'abashyizweho nyuma y'igihumbi 1923
batoranywaga n'umwami Rudahigwa ariko bakemezwa na guverineri wa Rwanda Burundi. Bivuze ko abategetsi kavukire bariho muri za myaka y'1950 bashyizwe n'ubutegetsi bw'Ububiligi ku buryo buziguye cyangwa butaziguye, ariko abenshi nabashyizwe n'ubutegetsi bw'Ububiligi bwonyine, kuko Musinga bari baramubujije gushyira abatware, gushyira abashefu n'abasushefu. Ni ukuvuga rero ko abashefu n'abasushefu abenshi ni ubutegetsi bw'Ububiligi bwari bwarabashyizeho. Ndangurura bigwi niyarutoye Garagane y'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ry'icyohe Nakamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe rwiza korenda wehe gahora n'Imana mbega Musinga rwiza korenda nkiti yanzaye nshuti yambyaye ngobyi yahetse gahora n'Imana mwami w'Rwanda